Muraho neza abakunzi bacu barabadukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuje gukosora ikizame kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho gukora imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsindire ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ese no kubera iki tuba tuje gukosora kino kizame kiba kimaze gukorwa? Nuko ibibazo biragaruka. Wakosora kino kizame kimwe kimaze gukorwa, wagerwa mu kizame cyawe ukabona ibibazo 7 biragarutse byo mwa kino kizame kimwe umaze gukosora, ukabona ibibazo 9 biragarutse. Rero kugira ngo ujye mu kizame ukore rimwe ututsira ikintu ubusabwa no kubonera ku gihe kino kizame kiba cyakozwe. Kugira ngo ujye ukibonera ku gihe rero, mbere yuko ureba ino video ujya aho hasi handitse subscribe hasi umukara, ukahakanda iyo wakanze ikintu cyose cyagufasha wajya mu kizame ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Yaba ano masomo ngenda bashyiraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, yaba kiriya kibazo nkunda gupostinga, yaba kino kizame kiba kimaze gukorwa, kugira uhita ubibonera ku gihe utarindiye ko bagenzi bawe ari bo bagusharinga link. Rero nizera ko amaze gukanda subscribe aho hasi, ariko mbibutsa ko code ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Twandikire cyangwa uduhamagare ni kuri 0789 35 16 tugufashe kubona code mu gihe gitoya aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online uri kure ntibyagukundira ngo uze twigane mu ishuri, cyangwa bitewe n'akazi ukora uduha amasaha ubonekaho ku munsi akunogeye. Ayo masaha yageze turaboneka, tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza. Wagerwa ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandikire cyangwa muduhamagare ni kuri 0789 16 tubigufashemo. Ndizera ko amaze gufata agapapuro rero, ndizera ko amaze gufata agakaramu. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Mbibutsa ko ikibazo cyose uzajya ubonaho ujye ugifata nkaho nikiramuka kije mu kizame urakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi uyu munsi barakunda kubaza ibibazo byinshi mwa kino kizame kiba gikozwe ari icya mbere. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo icyapa gisobanura iki? Icyapa cyacu gifite ubuso bwera n'umuzenguruko utukura, ni impande 3 icuritse. Ese kino cyapa gisobanura iki? Hano ibisubizo 4 baduhaye. Hitamo iso cy'ukuri cyanya cyo cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20 mwa kino kizame kiba kimaze gukorwa. Ariho ngutanga inzira, bega ngo icyago, sega ngo icyerekezo kimwe. Mbibutsa ko icyerekezo kimwe ni wa muhanda iyo umaze kwinjiramo w'icyerekezo kimwe ukomeza imbere, ntabwo wabemerewe gukata ngo usubire inyuma. Deka ngo nihanyurwa. Ese iki cyapa gisobanura iki? Mu moko atanu ibyapa byo ku mihanda. Mbibutsa ko iyo video namaze kuyakorera, so ko YouTube channel yanyu yirebe kugira ngo nujye ugera kwa bino bibazo byerekeye ku byapa byere kujya bikugora. Ndizera ko rero hano wamaze gutemeza cy'ukuri, ndizera ko wamaze kucyandika ku papuro. Ubonye giye kukivuga utari wamara kugihitamo, uhagaritse video kugira ngo wizere ko amanota ugize kuri 20 ariho ari kugira nka kino kizame kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Rero kino cyapa gisobanura handitse cy'ukuri nta kindi ni A, tanga inzira. Ndizera ko muzwitamo A, ndizera ko muzucyandika ku papuro. Kino cyapa rero bakibaza mu bundi buryo bubiri, bakavuga ngo kino cyapa gisobanura iki aho banyura bazengurutse. Uhita uvuga ko gisobanura ko ari ugutanga inzira ku binyabiziga biturutse ibumoso. Noneho bakakubaza kino cyapa gisobanura iki mu nkomane, kavuga ko ari ugutanga inzira ku binyabiziga biri mu muhanda munini wegera. Murabizi hano dukosora ikizame, ariko turi kuvuga n'ibibazo byinshi bishamikiye ku icyo kibazo tuba tumaze gukosora kugira ngo ubone ku bibazo byinshi nugerwaho uzakore rimwe uhita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu. Ndizera ko rero wamuzwitamo A, tanga inzira. Ndizera ko niba baramuka bakikubajije ngo mu nkomane uzahita umenye icyo gisobanuye. Ndizera ko niba bakikubajije ngo kino cyapa gisobanura iki aho banyura bazengurutse, nabwo uzahita ugikora. Ariko mbibutsa ko code ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789 16 tugufashe kubona code mu gihe gitoya. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online uri kure bitagukunda guze twigane mu ishuri, turakwigisha aho waba uri hose mu gihugu kandi wagerwa ugakora rimwe ugahita utsindira. Mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789 16 tugufashe kubona code aho waba uri hose mu gihugu. Iyo tumaze kugufasha kubona code
twaba tubonye ko hari umunyeshuri wacu uri kwitegura gukora asigaye ikintu cyose cyagufasha tukajya turakiguhera ku gihe, wagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Niyo mpamvu usigaye ubona bagenzi bawe gukora rimwe hamwe na Rwanda Driving College TV byabaye nk'umuco. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo ibinyabiziga bikoreshwa nka tagisi bitegereza abantu mu nzira nyabagendwa bishobora gushyirwaho itara ryerekana ko ikinyabiziga kitakodeshejwe. Iryo tara rishyirwaho ku buryo bukurikira. Rishyirwaho ku buhe buryo? Iyo bavuze ngo inzira nyabagendwa ni nko kuvuga ngo umuhanda. Rishyirwaho ku buhe buryo? Hano ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri. Aravuga ngo ni itara ry'icyatsi rishyirwa imbere ku kinyabiziga. B ngo ni itara ry'icyatsi rishyirwa ibumoso. C ngo ni itara ry'umuhondo rishyirwa inyuma. D ngo A na C ni ibisubizo by'ukuri. A ni itara ry'icyatsi rishyirwa imbere ku kinyabiziga, na C ni itara ry'umuhondo rishyirwa inyuma, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Nicyo biba bishatse kuvuga hano kuri D bavuze ngo A na C ni ibisubizo by'ukuri. Ese hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari ikihe? Ese hano urabona iso cy'ukuri ari ikihe? Ndizera ko igiso cy'ukuri wamaze kugitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A, aba ari itara ry'icyatsi rishyirwa imbere ku kinyabiziga. Ese waramaze guhitamo A? Ese waramaze kuyandika ku papuro utari wahisemo? Ibibazo biragaruka n'ibiramuka bije mu kizami urakora mu kanya uhite ugikora. Niyo mpamvu tuba tuje gukosora kino kizame kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, nuko tuzi ko ibibazo biragaruka. Wakosora kino kizame kimwe wagerwa mu kizame cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse. Ndizera ko uramaze guhitamo rero A, ndizera ko uramaze kuyandika ku papuro. Rero kugira ngo ukore mwite utsira ikintu ubusabwa ntabwo kigoye, kanda subscribe hasi kugira ngo ikintu cyose kize ujye urahita ukibonera ku gihe nugerwaho uzakore rimwe uhita utsinda. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya gatatu, kirabaza ngo itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Kirabaza ngo za autobus zigenewe gutwara abanyeshuri zishobora gushyirwaho amatara abiri asa n'icunga rishije amyatsa kugira ngo yerekane ko zihagaze no kwerekana ko bagomba kwitonda. Abandi bagomba kwitonda ubwo ni abandi bari gukoresha inzira nyabagendwa cyangwa abandi bayobozi b'ibinyabiziga. Ayo matara ashyirwaho ku buryo bukurikira. Ese ayo matara ashyirwaho ku buhe buryo? Za autobus zigenewe gutwara abanyeshuri. Aravuga ngo amatara abiri ashyirwa inyuma. B ngo amatara abiri ashyirwa imbere. C ngo rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma. D ngo B na C ni ibisubizo by'ukuri. B amatara abiri ashyirwa imbere, na C rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma, ni ibisubizo by'ukuri. Ese hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kihe? Mwa bino bisubizo bine baduhaye, itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ubonye hari ikintu kiri kukugora mu gihe uri gukosora kino kizame, ucyandika muri comment ugahita ukanda subscribe aho hasi hasi umukara handitse subscribe, kugira ngo nikiraho iryo somo uzahita uribonera ku gihe utarindiye ko bagenzi bawe bagusharinga link. Ariko ubonye uri hafi gukora, ufite igihe gito, ufite umunsi umwe, ufite amasaha make, birashoboka ko wajya mu kizami utabonye iryo somo. Uhita unyandikira cyangwa ukampamagara ni kuri 0789 935 nkaba nagutegura nk'isomo ryagufasha ko wakwitegura neza icyo kizami wagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Hano rero ndakeka ko amaze guhitamo iso cy'ukuri, ndizera ko amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C, rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma. Kubera iki? Kubera ko zino autobus zishobora kuba zirimo abanyeshuri, ntabwo batubwiye ngo aba banyeshuri bangana ute, hari igihe bari n'icuke. Rero rimwe rishyirwa imbere kugira ngo abayobozi b'ibinyabiziga baturutse imbere bitonde, ndetse irindi gashyirwa inyuma kugira ngo n'abaturutse inyuma y'icyo kinyabiziga iyo autobus bitonde, kuko iyo autobus ishobora kurimo incuke ugasanga mu gihe utabibonye waba wabateza ibyago. Bino byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima, niyo mpamvu muba mugomba kwitonda. Ikibazo cya kane kikabaza ngo muri ibi byapa bikurikira ni ikihe cyerekana ko umuyobozi ukibonye yemerewe gutambuka mbere y'abaturutse aho agana mu nzira ifunganye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Urabona ko ibyapa bakunda kwibaza haba mu buryo bw'amashusho haba mu buryo bw'amagambo. Ni ingenzi ko rero wareba iriya video nabakoreyemo twatanu ibyapa byo ku mihanda kugira ngo nujye kwa bino bibazo byere kujya bikugora. Ese ni icyapa B6 ifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umweru n'umutuku? Ese ni icyapa A19 gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara? Ese ni icyapa
gatatu gifite umuzenguruko w'umweru n'ubuso bw'umuhondo, cyangwa n'icyapa A22A gifite ishusho nacyo ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Tegereze neza, ese mwa bino byapa ni ikihe kirimo cyerekana ko umuyobozi ukibonye yemerewe gutambuka mbere y'abaturutse aho agana mu nzira ifunganye? Tegereze neza rero, ese ni icyapa B6, ese ni icyapa A19, ese ni icyapa B3 cyangwa ni icyapa A22A? Ndizera ko amaze guhitamo iso cy'ukuri, ndizera ko amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi, ndizera ko amaze kucyandika ku papuro, iso cy'ukuri nta kindi ni A, ni icyapa B6. Murabizi kino cyapa B6 kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Iyo ukibonye wowe utambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere aho ugana. Urabona ko ino B6 turi kubona ko ifite ubuso bw'ubururu, ariko ibirango ni amabara abiri atukura. Hari iritukura riri mu ruhande rw'ibumoso n'iry'umweru riri mu ruhande rw'iburyo. Kandi urabizi mu Rwanda dukoresha igisate cy'iburyo iyo turi kugenda mu nzira nyabagendwa. Twe turi mu mweru, abari kuza badusanga bari mu mutuku. Ubwo bivuze ko ari twe twemerewe gutambuka mbere. Ndizera ko uramutse guhitamo rero icyapa B6 aricyo A, ndizera ko uramutse kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 5, kirabaza ngo iki? Tegereze neza. Ikibazo cya 5 kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira icyerekana umuvuduko kiri aho umuyobozi areba neza kandi kigahora cyitabwaho kugira ngo kigume gukora neza. Ese ibihe binyabiziga? Hano hari ibisubizo 4 baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Aravuga ngo ibinyabiziga bifite umuvuduko nibura wa kilometero 60 mu saha. Bega ngo ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 40 mu saha. Sega ngo ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 30 mu saha. Dega ngo ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 25 mu saha. Mbibutsa ko ibintu bya kilometero runaka mu saha ntuzabigereho ikibazo. Ikinyabiziga cyo kibifite ahantu uri kujya urebera umuvuduko uri kujya ugenderaho mu saha. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndizera ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B. Ibinyabiziga bishobora kurenza umuvuduko wa kilometero 40 mu saha. Mbibutsa ko ikinyabiziga cyose gifite moteri ufite ahantu uri kujya urebera umuvuduko uri kujya ugenderaho mu saha. Igihe nk'umuntu aguhamagaye akakubaza se none nzagenda ndi gupima umuvuduko ndi kujya ugenderaho? Oya, ikinyabiziga cyose gifite moteri uri kureba ahantu uri kureba umuvuduko uri kujya ugenderaho mu saha, ntuzabigireho ikibazo. Ikibazo cya 6 kikabaza ngo ubugari bw'imizigo yikorewe n'ipikipiki idafite akanyabiziga ko ku ruhande kimwe n'ubwa romoro kikuruwe na bene icyo kinyabiziga ntibushobora kurenga cyangwa kurenza ibipimo bikurikira. Ibihe bipimo? Hano ibisubizo 4 baduhaye, uhitemo icy'ukuri kimwe ucyandike ku gapapuro. Aravuga ngo metero 1 n'ibice 25. Bega ngo santimetero 30. Sega ngo santimetero 75. Deka tubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari iso cy'ukuri, B ikaba atari iso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Kino kibazo bagiye kugihindura bakakikubaza mu bundi buryo. Ushobora gufata zino metero bakazishyira muri santimetero, bakavuga ngo A santimetero 125, B santimetero 30, C santimetero 75. Ibizakugora. Cyangwa bafata zira santimetero bakazishyira muri metero, bakavuga ngo A metero 1 n'ibice 25, B metero 0 n'ibice 30, C metero 0 n'ibice 75. Ntibizakugora. Ikintu bazaba bakoze nicyo guhindura ingero gusa. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Rero hano iso cy'ukuri ndizera ko amaze kugihitamo, ndizera ko amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni A metero 1 n'ibice 25. Hari ahantu uzajya kubona ubone banditse santimetero 30. No kubera iki? Iyo bavuze ngo ubugari bw'imizigo yikorewe n'ipikipiki idafite akanyabiziga ko ku ruhande, iyo bavuze ngo idafite, iyo bavuga ngo ipikipiki idafite, uhita uhitamo metero 1 n'ibice 25. None iyo bavuze ngo ubugari bw'imizigo yikorewe n'ipikipiki ifite akanyabiziga ko ku ruhande, uhita uhitamo santimetero 30. Niyo mpamvu abantu benshi bashobora kubyitiranya. Hari igihe ubona kino kibazo wakibajije neza gutyo ukabona bahisemo santimetero 30,
ukaba wari waramenyeye ko bahitamo santimetero 30, cyangwa hano ukaba ubonye duhisemo metero 1.25, ukaba utarumenye impamvu. Nuko hano bavuze ngo ipikipiki idafite akanizo komeze ku ruhande hari aho uzasubiza santimetero 30, bazaba babajije ngo ubugari bw'imizigo yikorera n'ipikipiki ifite, ho bazaba bavuze ngo ifite. Niba bavuga ngo ifite, uzahita uhitamo santimetero 30. Niba bavuga ngo idafite, uzahita uhitamo metero 1.25. Murabizi hano dukosora ikizametero no kugusobanura kugira ngo nugerwaho uzakorera imwe uhita utsinda. Murabizi niyo ntego ya Rwanda Driving College TV. Ukeneye gukora rimwe, jyaho hasi hasa umukara handitse subscribe, mbere y'uko urangiza ino video uhakande, ikintu cyose nkiraho aba ari icyagufasha ko wajya mu kizame ugakora rimwe ugahita utsinda, ugira ahita ukibonera ku gihe. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo usibye ibinyabiziga by'ingabo z'igihugu, ikinyabiziga kigendeshwa na moteri kiriho ibyuma ntamenwa cyangwa ikindi cyose gituma gikoreshwa mu gutera cyangwa mu kwitabara, ntigishobora kugenda mu nzira nyabagendwa kidafite uruhushya rwihariye. Urwo ruhushya rutangwa n'aba bakurikira. Murabizi mwese biriya binyabiziga bishobora gukoreshwa mu gutera cyangwa mu kwitabara, biriho ibyuma ntamenwa, ntabwo bigenda mu nzira nyabagendwa cyangwa mu mihanda yacu isanzwe, nta nubwo dukunda kubibona. Iyo cyagiyemo kiba gifite uruhushya rwihariye rutangwa n'umwe mwa bano bagabo bane baduhaye. Uwuhe rero? Ariho ngo polisi y'igihugu, mbega ngo minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, sega ngo minisitiri w'ingabo, mbega ngo igihugu cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Ndizera ko amaze kucyitamo, ndizera ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B. Umuntu ugomba gutanga runo ruhushya ni minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu. Ndizera ko amaze guhitamo rero B, ndizera ko amaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo iyo umukumbi ugizwe n'amatungo maremare arenza 4 cyangwa amatungo magufi arenza 6 mu nzira nyabagendwa, iyo hatakibona neza ku buryo umuyobozi abona muri metero 200, ugomba kugaragazwa ku buryo bukurikira. Umuyobozi ntabwo ari kureba muri metero 200, rero birashoboka ko uwo mukumbi ushobora kumubera imbogamizi. Rero hari ukuntu ugomba kugaragazwa. Ugaragazwa gute? Nibyo tugiye kureba. Hano ibisubizo bine baduhaye ariho ngo itara ry'urumuri rwera cyangwa rusa n'icunga rishije imbere y'umukumbi, mbega ngo itara ry'urumuri rutukura cyangwa umuhondo itwawe inyuma y'umukumbi. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igiso cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igisubizo cya nyacyo, mu gihe D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Ndizera ko igiso cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndizera ko amaze kucyandika ku papuro. Ubonye igiye kukivuga utaramara kugihitamo, uhagaritse video kugira ngo wizere ko amanota ugize ariho ari kugira ngo kino kizame gikozwe aka kanya cye ari icya mbere. Hano rero igiso cy'ukuri nta kindi ni D, nta giso cy'ukuri kirimo. A ntabwo ari igiso cy'ukuri, B ntabwo ari igiso cy'ukuri, ndetse na C ntabwo ari igisubizo cya nyacyo. Ubundi umukumbi ugizwe n'amatungo maremare, ntabwo imikumbi igaragazwa n'amatara runaka, niyo mpamvu hano nta giso cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo iki? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Kirabaza ngo iyo kuva bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe nuko ibintu bimeze bitagishoboka kubona muri metero 200, ibinyabiziga cyangwa imitwaro ifite ubugari burenga metero 2.50 iyo bigenda mu nzira nyabagendwa bigaragazwa ku buryo bukurikira. Imitwaro ifite ubugari burenga metero 2.50, bavuze metero 2.5 ntibizakugore, murabizi zari inyuma y'akadomo nta kintu ibivuze. Rero hari ukuntu bigaragazwa ku buryo bukurikira. Kubuye buryo? Ariho inyuma ni amatara abiri atukura, mbega ngo iyo bibaye ngombwa no kumera y'amabondo y'ikinyabiziga cyangwa y'imitwaro ni itara ndangaburumbare risa n'icunga rishije cyangwa ry'umuhondo. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. A ikaba ari igiso cy'ukuri na B ikaba ari igiso cy'ukuri, mu gihe D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Ndizera ko igiso cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndizera ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri, bigomba kugaragazwa inyuma n'amatara abiri atukura iyo bibaye ngombwa no ku mpera y'amabondo y'ikinyabiziga cyangwa
y'imitwaro ni itara ndangaburumba risa n'icunga rihishije cyangwa ry'umuhondo. Iyo wahisemo A iba ari igisubizo cy'ukuri ariko baguha 0. Iyo wahisemo B iba ari igisubizo cy'ukuri ariko baguha 0. Ugomba guhitamo inyuguti ivuga ko byombi biraba ari ibisubizo bya nyabyo. Ndakeka ko ramaze guhitamo rero A, ndakeka ko ramaze guhitamo B, ndakeka ko ramaze guhitamo C. A wari wayihisemo ni igisubizo cy'ukuri, B wari wamaze kuyitamo ni igisubizo cy'ukuri, ugahita uhitamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo bya nyabyo. Ndakeka ko ramaze guhitamo rero C, ndakeka ko ramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo itegereze neza, kikabaza ngo igice cy'umuhanda kiri hakurya y'umurongo mugari wera udacagaguye ugaragaza inkombe mpimbano y'umuhanda kiba kigenewe ibi bikurikira. Ese kino gice kiba kigenewe iki? Ari aho guhagararwamo umwanya muto gusa, beka ngo guhagararwamo umwanya muto n'umunini ndetse no ku mihanda irombereje y'ibisate byinshi n'imihanda y'imodoka. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igisubizo cya nyacyo, mu gihe D bari kuvuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Rero hano igisubizo cy'ukuri ndakeka ko amaze kugihitamo, ndizera ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko amaze kuyandika ku papuro, ndakeka ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka, wakuzura kino kizame kimwe kimaze gukorwa wagerwa mu kizamura akora mu kanya ukabona ibibazo 9, ibibazo 10 biragarutse byo mwa kino kizame kimwe ukosoye. Rero kugira ngo ukore rimwe utsinda, kino mba nkusaba gukora ntago kigoye, no kujya aho hasi umukara handitse ngo subscribe hakande. Ikintu cyose nzayakiraho buriya kubera umaze kwakanda uzajya uhita ukibonera ku gihe. Nugerwa ukorera rimwe uhita utsinda. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo utugarurarumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tugomba kugira ibara rikurikira. Turi mu mbavu z'ikinyabiziga, iri bara ari aho umweru, umuhondo, umutuku. Deka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo rero ari ikihe? Ese hano igisubizo cy'ukuri ni A, umweru? Ese hano igisubizo cy'ukuri ni B, umuhondo? Ese hano igisubizo cy'ukuri ni C, umutuku? Cyangwa hano igisubizo cy'ukuri ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Ubwo A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, umweru, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri, umuhondo, ndetse na D ikaba atari ndetse na C ikaba atari igisubizo cy'ukuri, umutuku. Ari gihe bavuze ngo turi imbere ku kinyabiziga. Hano rero bavuze turi mu mbavu z'ikinyabiziga. Rero turi mu mbavu z'ikinyabiziga tugomba kuba dusa. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, umuhondo. Iyo bavuze turi imbere uvuga ko tuba dusa n'umweru. Iyo bavuze mu mbavu uvuga ko tuba dusa n'umuhondo. Murabizi hano dukosora ikizame turi kureba ibibazo byinshi bishamikiyeho kugira ngo nugerwaho mu kizame cyawe ube wabonye ku bibazo bitandukanye. Nugerwaho ukorera rimwe uhita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV, nukubona mujya mu kizame mugakora rimwe mugahita mutsinda. Ariko mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba rose mu gihugu. Twandikire kuri 0788351626 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya. Iyo nimero ushobora no kuyiduhamagaraho iyo ufite ibyangombwa iminota 3 umaze kubona kode. Waba umaze kubona kode twatubonye ko ari umunyeshuri wacu uri kwitegura kuba yakora ikizame. Ikintu cyose cyagufasha kuba wajya mu kizame ugakora rimwe ugahita utsinda, tukajya turakiguhera ku gihe. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo rumuraki zifite ubugari ntarengwa bwa santimetero 80 zishobora gushyirwaho akagarurarumuri kamwe gusa iyo zikuruwe n'ibinyabiziga bikurikira. Nibihe? Ari aba ngo velomoteri, beka ngo pikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande, sega ngo amavatiri y'ifasi, deka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndizera ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano rero igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande. Ese uramaze guhitamo B? Ese uramaze kuyandika ku papuro? Utari wahisemo ibibazo biragaruka. Nikiramuka kije mu kizame urakora mu kanya, ndizera ko urahita ugikora. Ikibazo gikurikiraho ni ikibazo cya 13 kirabaza ngo ari hejuru cyane y'ubuso bumuri k'amatara ndangambere na ndanganyuma ntashobora kuba aharenze ibipimo bikurikira hejuru y'ubutaka iyo ikinyabiziga kidapakiye. Ibihe bipimo? Ari aho metero 1 na santimetero 50,
B ngo metero imwe na santimetero 75, C ngo metero imwe na santimetero 80, mu gihe kuri D bari kutubwira ko nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Kino kibazo ushobora kukiguha bahinduye ingero ko ngo metero imwe n'ibice 50 cyangwa n'ibice 5, murabizi zeri inyuma y'akadomo nta kintu ibivuze. Cyangwa bakavuga ngo metero imwe n'ibice 75, cyangwa bakavuga ngo metero imwe n'ibice 80. Ibyo byose ntibizagukanga, ikintu bazaba bakoze ni uguhindura ingero gusa. Cyangwa bakavuga ngo cyangwa bagafata ziriya metero bakazishyira muri santimetero, bakavuga ngo santimetero 150, B santimetero 175, C santimetero 180, D nta giso cy'ukuri kirimo. Rero ntibizagukange, ndakeka ko nibaramuka bagihinduye kitazakugora. Rero igiso cy'ukuri nta kindi ni D nta giso cy'ukuri kirimo. Icyakagombye kuba igisubizo cy'ukuri ni ikihe? Nabonye abantu benshi mubimbisaba ngo njye mpita mvuga igiso cya nyacyo. Cyagombye kuba igiso cya nyacyo aba ari metero imwe na santimetero 90. Nubwo kigwa gutya bagashyiraho metero imwe na santimetero 90, uzahita uhitamo niyo azaba ari igisubizo cya nyacyo. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo buri modoka cyangwa buri rumaro kikuruwe n'iyo modoka bishobora kugira itara risa n'icyatsi kibisi bituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cyo witegura kumunyuraho. Iryo tara rigomba gushyirwa aha hakurikira. Bagiye kukudepasa. Rero hari itara bashyira ku kinyabiziga, ariko hari n'imodoka cyangwa rumaro kibikuruwe n'imodoka, nabyo yagomba gushyirwaho rino tara risa n'icugarishije bituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cyo witegura kumunyuraho. Waba ugiye kumudepasa, mweretse ko ugiye kumudepasa kugira akwereke ko yabibonye ko ushaka kumudepasa, agakoresha iyo tara ry'icyatsi. Ese rishyirwa he? Aravuga ngo iryo tara rigomba gushyirwa aha hakurikira. Hehe? Aravuga ngo hafi y'inguni y'ibumoso bw'ikinyabiziga. Mbega ngo inyuma hafi y'impera y'ibumoso. C ikavuga ngo iki? C ikavuga ngo B ikavuga ngo inyuma hafi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga. C ikavuga ngo inyuma hegera inguni y'iburyo. D ikavuga ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese wowe hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndizera ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko igiso cya nyacyo bamaze kucyandika ku gapapuro. Hari igiso cy'ukuri nta kindi ni B, ni inyuma hafi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga. Ndakeka ko guhitamo B, inyuma hafi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga. Ndakeka ko kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora iki mu gihe anyuzweho n'ikindi kinyabiziga barakudepashe? Uri umuyobozi w'ikinyabiziga, ese ugomba gukora iki? Ari wangu gukomezanya umuvuduko wari ufite. B ngo kujya iburyo. C ngo kujya ibumoso. D ngo kongera umuvuduko. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Ndakeka ko amaze guhitamo igiso cy'ukuri. Ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni A, ugomba gukomezanya umuvuduko wari ufite. Hari naho uzabona ubone bashyizeho ko umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko. Byose aba ari ibisubizo by'ukuri, ariko igiso cy'ukuri uzajya ukimenya bitewe n'ikibazo baguhaye. Nka hano kujya iburyo waba ugiye kujya muri za ruhurura, waba ugiye kugwa muri za sangoma. B kujya ibumoso waba ugiye kumusangamo kubera yatangiye kukudepasa, waba ugiye kumugonga. Kongera umuvuduko ho nibaguye ibisubizo bine ukabona bongeyemo nk'ibyo bisubizo bine ngo kongera umuvuduko, uzahita ugikura mu bisubizo urahitamo, kuko akenshi kwirinda ibyago ntabwo uba wakongera umuvuduko. Ugomba kugabanya umuvuduko cyangwa gukomezanya umuvuduko wari ufite, cyangwa se ugahagarara. Niyo mpamvu hano duhisemo A, ugomba gukomezanya umuvuduko wari ufite. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo umurongo w'umweru urombereje uciye hagati mu muhanda uvuze iki? Tegereze neza, uno murongo uba urombereje hagati mu muhanda, ese uvuga iki? Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko mujya mukunda kuyibona ino mirongo mu makaburimbo yanyu. Aravuga ngo umuyobozi wese abujijwe kurenga. Umuyobozi bari kuvugana umuyobozi w'ikinyabiziga. Mbega ngo abanyamitende bemerewe kunyuranaho. Abanyamitende nta munyamitende wemerewe kunyuranaho.
se ngo guhagarara biremewe, deka ngo guhindukira ku manywa. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikihe? Na bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko muzi guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndakeka ko muzi kuyandika ku papuro, ariko mbibutsa ko nino video ino bimenyetso byo mu mihanda namaze kuyakorera, ni ukwenda wasanga mutarayibonye kubera imazeho igihe, ariko mubishaka nakongera nkanayisubiramo, mwe munyandikiye muri comment ko mubikeneye ndahita mbikora. Ariko ngo umuyobozi wese abujijwe kurenga, nicyo gisubizo cyanya cyo no murongo urombirije hagati mu muhanda udacagaguye ubujijwe kuwurenga, nta nubwo wemerewe kudepasa. Niyo ucagaguye ubujijwe kuwurenga, kuko tugendera mu ruhande rw'iburyo, ntabwo wemerewe kuwurenga. Ariko wawurenga mu gihe bibaye ngombwa. Biba ngombwa ryari? Mu gihe ugiye kunyuranaho cyangwa ugiye guhindura icyerekezo. Niyo mpamvu ucagaguyeho uzaba ubujijwe kuwurenga, ariko wawurenga mu ibyo bihe runaka amaze kukubwira. Ariko iyo udacagaguyeho ntabwo wawemerewe kurenga. Umuyobozi wese abujijwe kuwurenga. Ikibazo gikurikira ni ikibazo cya 17 kibaza ngo kunyuranaho mu ikoni ugiye kudepasiriza mu skoni. Areba ngo biremewe, bega ngo ntibyemewe, se ngo biremewe ukoranye ubwitonzi, dega ngo ibisozo byose ni ukuri. Ese hano rero cy'ukuri cyanya cyari ikihe? Mwa bino bisubizo bine baduhaye. Rero ndakeka ko amaze kugitamo. Rero ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Kunyuranaho mu ikoni, hano cy'ukuri nta kindi ni be, ntibyemewe. Kubera iki? Ntabwo uri kureba imbere neza, none ugiye kunyuranaho, birashoboka ko hari ikindi kinyabiziga cyaba cyaje kigahita kikugonga. Rero kunyuranaho mu ikoni ntibyemewe, kudepasiriza mu koni ntabwo byemewe. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 18 kirabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora iki? Umuyobozi w'ikinyabiziga igihe atwaye ikinyabiziga akagira umunaniro utuma yasinzira yakora iki? Ese wakora iki? Murabizi turi abantu, ntabwo turi amarobo. Hari abantu batwara ibinyabiziga wenda byambukiranya imipaka, bikaba ngombwa ko ashobora kugira ibitotsi. Rero utangiye kuba wasinzira, ugize umunaniro, ese wakora iki umuyobozi w'ikinyabiziga? Ari gufungura ikirahuri cy'ikinyabiziga cyangwa gushyira ubukonje mu modoka kugira ngo umwuka mwiza winjire mu kinyabiziga. Beka ngo guhagarara akaruhuka, harimo no kugendagenda niba bishoboka. Sega ngo kunanura amaboko no gufunga amaso mu gihe gito, deka ngo kongera ubushyuhe mu kinyabiziga. Ese wakora iki? Uri umuntu ugize ibitotsi kandi utwaye ikinyabiziga. Hari ikintu ugomba gukora ni kimwe, ugomba nizo cyukuri nta kindi ni be, guhagarara akaruhuka harimo no kugendagenda niba bishoboka. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 19 kirabaza ngo ibinyabiziga bikurikiye bigomba gukorerwa isuzumwa rimwe buri mwaka. Aravuga ngo ibinyabiziga bigenewe gutwara abagenzi muri rusange bino dukoresha. Bega ngo ibinyabiziga bigenewe gutwara ibintu birengeje toni 3.5. Sega ngo ibinyabiziga bigenewe kwigisha gutwara bino dukoresha turi kubigisha gutwara, dega ngo nayiso cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari iso cy'ukuri, B ikaba atari iso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cyanyacyo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndizera ko amaze kugitamo, ndizera ko amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta iso cy'ukuri kirimo. No kubera iki nta iso cy'ukuri kirimo? Ubundi hano bino binyabiziga bikurikira kino kibazo warongera bakakikoza kimeze gitya, ariko hari abavuze ngo buri mwaka bakiraho ngo buri mezi 6. Bituvuga ko ibisubizo byose ari byo, ugahitamo D. Ariko kubera bavuze buri mwaka kandi byakagombye kuba buri mezi 6, niyo mpamvu duhitamo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndizera ko mumenye impamvu, ndizera ko n'ikirango kije mu kizami cyawe mu kanya none bashyizeho ngo buri mu mezi 6. Ndizera ko tugikora ugahitamo D, ivuga ko ibisubizo byose ari ukuri. Ndakeka ko rero muzwitamo hano D ko nta iso cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko menye impamvu duhisemo D. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 20 nacyo cyanyuma cyabajijwe mu kino kizami cy'umunsi, yabazaga ngo ubugari bwa romoro kikuruwe n'ikinyamitende 3 ntibugomba kurenza ibipimo bikurikira. Ibihe bipimo? Ari aho ngo santimetero 75, B ngo santimetero 125, C ngo santimetero 265, D ngo na iso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Rero iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta iso cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko muzwitamo D, ndizera ko muzkwandika ku papuro. Ndizera ko kino kizame dukosoye ari ikintu kigufashije.
hari ikintu cyakugoye ucyandika muri comment nkakigusobanura, wabona hari ikisomo ukeneye ukacyandika muri comment zanyu zose ndazisoma nkareba ibyakugoye nkazabikurikizaho. Ikintu uba usabwa rero ni kimwe, ni ukujya aho hasi hasa umukara handitse subscribe ukahakanda kugira ngo nibishyiraho uzahita ubibonera ku gihe utarindiye ko bagenzi bawe bagusharinga link. Bibutsa ko code ziri kuboneka aho waba hose mu gihugu, ukeneye kwiga mu buryo bwa online aho waba hose mu gihugu, utwandikira cyangwa ukaduhamagara ni kuri 0789 335 16 tukagufasha kubona code mu gihe gitoya, tukagufasha kwiga mu buryo bwa online aho waba hose mu gihugu, wagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Abantu bari hafi gukora ibibazo biri gukunda kugaruka, mwe mukosore kino kizami cyose kiri kuba cyakozwe. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire byiza.